Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ibitangazamakuru byose byo mu Rwanda birimo biribaza icyatumye umusore w'imyaka 33 hafatanye na ku ngufu w'imyaka 50 bikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane abatuye mu karere ka Gicumbi, kuko aya mahano aya marorerwa niho yaje kumvikana. Abantu rero benshi bagiye batandukanye bakomeje kugaruka kuri uyu musore. Ese uyu musore yaba yafashwe n'iki kugira ngo afate umwanzuro wo gufata nyina ku ngufu? Ese inzego zigiye zitandukanye zo zaba zatangaje iki nyuma yo kubona uyu musore afashe nyina umubyara ku ngufu? Abaturage basabwe iki? Ese umusore we yisobanuye gute? Ibyo rero byose n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu kino munsi. Nawe rero niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru irimo iraca igikuba, kuri iri nkuru ikomeje kuza mu mitwe y'abantu benshi hirya no hino. Abantu benshi barimo barayitanga ibitekerezo bavuga ko uyu musore afite ikibazo mu mutwe, ati gufata mama wawe umubyara, ati basi yareba n'undi muntu ariko atafashe mama wiwe umubyara. Ati nanone bakagaruka kuri uyu musore, ati nanone umusore w'imyaka 33 ukibana na nyina, urumva ko n'ubundi yakirimo ikindi kibazo. Ese uwo musore we ukibana na nyina utarashaka utarajya kwibana, ati uyu musore rwose afite ikibazo ahubwo babanje kujya kureba ko nta kibazo afite. Ati kuko gufata umwanzuro wo kuryamana na mama wawe ni ibintu bibabaje cyane, ati rero nawe akwiye gukatirwa urumukwiye. Ibyo rero byose nibyo tuje kugenda tubaramburira, ibyo abaturage bagiye batangaza, icyo polisi y'u Rwanda yatangaje ndetse n'izo inzego z'ubuyobozi nazo zagiye zitangaza nyuma yo kumva aya marorerwa aya mahano yongeye kumvikana mu karere ka Gicumbi. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Gicumbi rero mu murenge wa Rwamiko ishyano ryacitse umurizo. Mana yanjye, ibintu birababaje, ibintu biteye agahinda. Abagiye batandukanye bose barimo baravuga, barimo baratanga ibitekerezo kuri uyu musore. Ese uyu musore yabaye iki? Ese uyu musore aruzuye? Ese uyu musore ni muntu ki kugira ngo afate mama wiwe w'imyaka 50 y'amavuko amusambanye, akamuhengera baryamye, akamusanga mu cyumba cye, akahita amufata ku ngufu? Nyina nawe aratabaza. Urumva nta kindi yari gukora kubona umwana wawe w'umuhungu. Ese yafashwe n'amagini? Bino bintu ni ubwa mbere rwose bigiye byumvikana. Ni ibintu nyine nawe numva ko ni ibintu kwiyumvisha cyangwa kwemera ko byabaye bigoye, ariko nyine byabaye kuko uyu musore nyine yamaze no gutabwa muri yombi. Rero uyu musore wakoze aya mahano urimo aragenda uvugisha abantu benshi cyane mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, afite imyaka 33 y'amavuko, aturuka cyangwa yabaga mu murenge wa Rwamiko mu karere ka Gicumbi, aho yatawe muri yombi ashinjwa guteza umutekano mukeya. Bikavuga ko impamvu yari arimo arateza umutekano muke aho ngaho bari batuye ari uko yaramaze gufata mama wiwe umubyara ku ngufu. Ibyakomeje kugenda rero bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagenda batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko iyi nkuru y'icamugongo yamenyekanye tariki ya 20 Ukwakira 2024, ibera mu mudugudu wa Naremba, akagari ka Nyagahinga, mu murenge wa Rwamiko wo muri kano karere ka Gicumbi. Ibi rero aba baturage babivuze nyuma y'uko uyu musore akomeje kugenda agarukwaho n'abantu benshi cyane. Gufata mama wawe ku ngufu ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye isoni. Nawe urumva ko nyine kubivuga bikomeje kugenda bitera abantu bose ubwoba, bavuga ati ese uyu musore yafashwe n'iki? Yafashwe n'amadayimoni?
Ibi rero byabaye ahagana saa yine z'ijoro nibwo bumvise nyina w'umusore atabaza, inzego z'ibanze zirahagera zijyana uwo musore ngo kuko yari arimo aragenda ateza umutekano muke nyuma y'uko yari amaze gufata nyina ku ngufu. Iyi nkuru rero irimo iragenda ivugisha benshi, irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi, yanagarutsweho kandi n'umuyobozi w'umurenge wa Rwamiko Jolia Beatrice, aho yabwiye itangazamakuru ko ayo makuru yo kuba uyu musore yarakoze ayo mahano yo kuryamana na nyina nabo nk'ubuyobozi bayumvise mu baturage, gusa ntabwo ari ubuyobozi cyangwa ntabwo bahita babyemeza kuko hari izindi nzego zibishinzwe. Haracyari gukorwa iperereza kugira ngo koko barebe niba uwo musore yari amaze gufata nyina umubyara ku ngufu. Ayo rero niyo magambo yatangajwe n'umuyobozi w'umurenge wa Rwamiko Jolia Beatrice ubwo yari arimo abitangariza itangazamakuru. Iyi nkuru kandi yaje kandi no kugarukwaho n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, Superintendant wa polisi Mwiseneza Bosco, aho yavuze ko uwo musore yatawe muri yombi nyuma yo guteza umutekano muke mu baturage bagahurura mu masaha y'ijoro. Yavuze ko hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane niba hari ibindi byaha uyu musore yaba yarakoze. Kuri ubu uwafashwe yafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Bukure mu gihe iperereza ryo rigikomeje kugira ngo hamenyekane koko niba uwo musore yarafashe nyina umubyara ku ngufu w'imyaka 55 akamuhohotera. Urumva ni ibintu bikomeje kugenda bitera agahinda abagiye batandukanye, bose bibaza icyo uwo musore yaba yarakoze. Mukecuru bivugwa ko yahohotewe n'uwo musore afite imyaka 55 y'amavuko, yari asanzwe abana n'umuhungu we mu nzu imwe. Urumva rero ni kwa kundi umukecuru aba ashaje avuga ati reka imbana n'umuhungu wanjye basi ninyenera amazi ayame, ninyenera agasukara akangurire, ninyenera ibintu byose abingurire. Noneho rero uyu musore nawe icyo yaje kumwitura ni ukumufata ku ngufu. Urumva ko ari ibintu bibabaje, ari ibintu biteye ubwoba, ni ibintu nyine nawe ubwayo kumva bikomeje kugenda bivugisha abagiye batandukanye. Ese wowe ubyakiriye gute? Se urabyumva gute kubona uyu musore afatanye na ku ngufu? Rero ibyo nibyo tuza kuza gukenera muri komenti zanyu, muze kuza kuduha ibitekerezo byinshi bigenda byisukirana, mugenda muvuga ese uyu musore akwiriwe iki gihano, ese uyu musore kugira ngo abandi bari bafite umugambi nk'uwo nabo bahite babona iryo isomo, akwiriye iki gihano? Gufata mama wawe ku ngufu ntabwo biba ari ibintu byiza. Mama ahubwo ugomba kumwitura bitewe n'uko yakureze, ako kumufata ku ngufu birababaje cyane. Rero mukomeje gukurikira ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, kuko nta handi uzasanga amakuru yihuse kandi amakuru agezweho atari hano kuri KN Radio. Reka rero natwe dusoreze hano amakuru yacu uyu munsi, gusa niba ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira akaza nako ntugasige no kwita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.